matandiko, imbaraga z'amatandiko, imbaraga z'ituro ko turaza kurana no ku matandiko aho turi buyasange mu bami ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 20 ho havuga amatandiko ariko ndagira ngo ndebe tuvuge kwituro Imana ivuze ko yuri indege reka tubanze tumukubite azayurira hehe azayurira tese reka tumaze cyane afite amavuta yari amavuta ashobora kumwuriza indege ho reka tubanze tumudihe buri ingiti burimo amazi yego tumupfunduraza aburi ijambo abantu ntibaza amavuta yazata agaciro kubera ko uburingiti nzavuga ku buringiti sinone reka mvuge kwituro umwana w'umuhungu akavuka yego umwana ageze haryoshye akabapfuye reka subire kuri wa muntu wari wamuhanuye kandi nusoma yagezeyo yaramubwiye ati ko ntigeze ngusaba umwana w'umuhungu ari we wabikoze akaba tabaye mani iki kintu ko ntigeze ngusaba akaba ari we wagikoze ubuse ko gipfuye ko kibyanze ko ntigeze mbigutereta yego se ko wabikoze kuko ubishatse ubuse kuki bigenze biri kwapfuye yaramuzuye ariko aya kakantu uratinda haha shirisha amatandiko kuki yashirishije amatandiko ku ndogobe kugira ngo ajye guhura n'umuntu w'Imana no kwishyuza icyo yavuze mbere bivuze kugaruka bwa kabiri ku muhanuzi cyane n'amaturo nza kubona nari ahantu mu rugo rw'umuntu ndetse nabonaga ari kwa marume ipusi injangwe ya indi y'agasozi mbona ihagaze hariya iravuga irambwira impusi iravuga rwose byashoboka ko hari abatarabwumvise ariko nagira ngo busubiremo nabwo bwari buturutse ku Mana ipusi irambwira ngo niwongera gutanga icya 10 n'imisoro ya Rwanda Revenue yego nzakwica kandi injangwe isobanura daimoni w'umujinya cyane nahise kubera ko nge sindi umucuruzi yego imisoro sinzi uko itangwa ariko nzi ko ifitiye igihugu akamaro rwose ariko ubwo nahise ndeba ku cya 10 ndavuga inti nzajya ngitanga urayisubiza ndabibwira inti nzajya ngitanga irambwira ngo nzakwica ejo urwaka twishe ntaba ari rwo rutwica ahubwo tukicwa n'abaturage bakaduhuhura kuko bamenye icyo tuzabacyo tindaho akibigira imboni z'icyo uzaba cyakahuhura ari rwose agafata uburingiti birashekeje binababaje uburingiti bwamaze abaturage kuko amenye icyo uzaba cyo hari abantu twagiye dusengana Imana ikatuvugaho ibintu yego iterambere ryacu imbere ryose barangiza bakiruka bagafata uburingiti bakaduhuhura aho yewe data we agafata uburingiti amasezerano yacu Imana yavuze yumva yego ariko akajya gushaka uburingiti agashaka uburingiti akabwinika mu mazi agapfukirana umwuka kuko akagahera izo nsengero zafunzwe kuko zitujuje ibyangombwa uzasanga harimo abakire bubatse amataje bafite amataje bafite amakampani akomeye ariko urusengero asengeramo rwaba rufunze yego kubera iki afite za kampani afite amamiliyari ari hariya kuri konti ariko akabasengera mu rusengero tujuje ibyangombwa havuganira n'Imana kandi ubwe umuntu umwe yakuba ku rusengero rwemewe muri iki gihugu hanyuma bakarukingura agasenga ariko kwera icyo kintu kwera mwana turabakiriye inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana bakunze ba Eva Mama Lionel turabakiriye muri studio mugubwe neza bari hafi n'abari kure hanyuma twifuriza abari mu birori ko bigenda neza bari mu bibazo namwe Imana ibakure muri ibyo bibazo ni kwa kundi twababwiye ko iyo ugeze kuri no YouTube channel ya Eva Mama Lionel uhasanga ibiganiro byiza bifitiye abantu umumaro ukunda gusenga hasanga amasengesho ukunda kwiga hasanga inyigisho ukunda guhugurwa hasanga impuguro ukunda story nawe ahasanga story ugaseka ukaruhuka mu mutwe rero mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda mu mpande enye z'isi turabiyegereje mugubwe neza umugisha w'Imana ube kuri mwebwe n'abanyu
muri studio rero twabatumiriye umutumirwa dukunda cyane abantu mumuzi kuri YouTube channel Mama Lionel, murahita mwibuka ikiganiro twigeze gukorana mukagikunda cyane kivuga ku bedomu. Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Muraho neza mwari? Amahoro meza mwene data. Turagusuhuje muri studio za Eva Mama Lionel. Murakoze cyane, Imana ibahugisha. Yes. Mbere uko tukwakira n'iki wabwira abakunzi bawe bagukurikiranye kuri uru rubuga? Ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Iyo nicaye niteguye kuvuga ubutumwa numva biryoheye cyane. Nicyo kintu kinezeza kurusha ubutunzi, kuruta ikindi kintu wampa. Kumbwira ngo ngwino tuvuge ubutumwa bwiza, numva ari nko kubwira ifi ngo nige mu nyanja. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turamwakire rero abantu mutamuzi muramumenye. Ikindi nanjye ndagira ngo mbasobanurire ninde muntu nabatumiriye, ninde muntu mugiye kumva. Uyu ni mwarimu, yabaye mwarimu igihe kinini mu itorero rya ADEPR, aba umuvuga butumwa cyane ugenda iki gihugu cy'u Rwanda nta hantu na hamwe yasize. Yabaye umwe mu bantu twigiraho kubwiriza, yabaye umwe mu bantu baduhugura bakatwicaza bakatubwira bati kugira ngo uve mu muvuga butumwa mwiza nuko ugomba kuba wujuje ibi bikurikira kandi ukanabiharanira. Uyu mwarimu wacu rero kuko ababwiye ko ari Mukase Predasienne niryo zina azwiho, no mubyeyi dukunda cyane. Turamukunda rero tukwifurije umugisha w'Imana. Hanyuma abantu bake mumuzi mu buhanuzi bwihuta kandi mu buhanuzi buzima, mu gihe cyashize Imana yamutumenye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bagore bo ku isi yose. Imana iramubwira iti mwana wanjye genda umbwirire abadamu bafata umwanya wo gusengera nyakubahwa umubyeyi, intore zirusha intambwe, kandi aho ari turanamusuhuje tumwifurije umugisha w'Imana. Turamukunda, abagore turamukunda. Murakoze cyane. Igihe kimwe rero Imana yaramutumye mu minsi yashize ngo abwire abadamu ko tugomba gufata iminsi yo gusengera umubyeyi wacu. Twarabikoze, bamwe twahuriye ku mbuga nkoranyambaga, abandi dufata umwanya wo gusenga, nawe aratuyobora. Kandi turabizi ko no muhanuzi w'umunyabwenge ntabwo ajya yerura ngo avuga ibintu byose. Yavuze nk'uwicira abantu akajisho, ariko iby'Imana yari yamubwiye byinshi kuri we ntabwo yabigaragaza byose kubera impano y'ubwenge. Turagushimiye ko yemeye kuba intumwa y'Imana kugira ngo dusengere umubyeyi wacu, kandi turabizi ko mu minsi mike hari ubundi butumwa uri butangaze. Ndabizi neza ko Imana imaze iminsi ukuganiriza. Mwarimu yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye avuga ijambo ry'Imana, ahugura abantu ndetse asesengura n'amagambo meza y'ubwenge, kandi agira n'amagambo meza y'ubwenge. Icyo ndakimukundira. Imana iguhe umugisha. Turakwakiriye rero, ugubwe neza. Nagira ngo ngusobanurire abantu batakuzi. Reka nongeraho ko akunda guseka. Agira impano y'umunezero cyane. Ni gake wamubona adaseka. Niyo yibereye kuri vola y'imodoka. Uyu ni umushoferi kuva kera, aba yisekera. Niyo yigendera agira impano y'umunezero. Rya jambo rivuga ngo mwishime iteka ryarakwinjiye. Karibu rero. Urakoze cyane. Umuvuga butumwa bwiza, ariko kandi harya buriya mvuze mushumba kugira ngo aricyo byaba bitwaye. Byaje noneho maze kubona invitation, mwamaze kuyishyikiriza. Ivuga ko iminsi mike Imana rwose yabatoranije mu bagomba kwimikishwa amavuta, akaba umushumba, kandi koko birakwiye. Amen. Birakwiye. Ni Predasienne Mukase Evangeliste nkuko Mama Lionel abivuze. Ariko ngira ngo abantu bamaze kumenya. Abantu bamaze kukumenya, kandi abantu baragukunda. Si bose birumvikana, kuko na Kristo nubwo yaje mu isi abantu bose ntago bamumenye.
niyo mpamvu dukomeje kuvuga kwatura ubwami bw'Imana kugira ngo n'abataramumenye bamumenye n'abari batangiye gucika intege kugira ngo biyongeremo imbaraga. Murakoze rero, nishimiye kuba kuri murongo mwiza wivuga butumwa, turi kumwe abantu rero banteze amatwi, ndabizi neza ko Imana iri budushyigikire kandi ikaduha umugisha. Imana iradushyigikira kandi iduha umugisha. Nk'uko tugiye kuvuga ijambo ry'Imana, turagira ngo tukwakire mu isengesho, usengere abantu bose bagiye kugukurikira, hanyuma ukomeze utugaburira ijambo Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu. Turagushimiye mwami w'ijuru n'isi, Imana y'amahoro, data wa twese udukunda, Mwungeri mwiza turagira ku manywa ndetse na nijoro. Uyu ni umunsi mwiza w'umugisha waturemeye, natwe turawishimiye. Haleluya. Tugiriwe ubuntu budasanzwe bwo kubaho. Tuzirikanye ko uyu munsi hari benshi bawifuje ntibawubone, ariko twe wategetse tubaho tugukuriye ubwatsi. Haleluya. Iki cyicaro twicayemo ni icyicaro cyo kugira ngo tuvuge ibyanditswe byera, kandi dukomezwe n'ijambo. Ngwino ube hagati muri twe, dushyigikire mu byawe, kandi amatwi yose ari bwumvira ijambo, Nyagasani Imana uyaha umugisha. Ijambo urishyigikire kuko ari ijambo ryawe. Tugize neza ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Murakoze cyane. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami. Bantu mwese mufite Bibiliya, ikoranabuhanga ryarabyoroheje, no muri telefoni Bibiliya zirimo, ndetse ko tutabagira inama yo gutunga Bibiliya zo muri telefoni gusa. Birakwiye ko iki gitabo umuntu wese aba agifite mu kazi kawe, aho uri hose. Ngewe ndakigendana rwose. Hanyuma turasangira ijambo ry'Imana dusanga mu Bami ba 2 ibice 8. Turahera no ku murongo wa 7. Haranditse ngo ku mwami Benihadadi yishe Hazayeli. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Benihadadi umwami w'i Siriya yari arwaye. Baramubwira bati, wa muntu w'Imana araje. Mwami abwira Hazayeli ati, jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana, umubarizemo Uwiteka uti, mbese aho azakira iyi ndwara? Nuko Hazayeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko. Byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye aramubwira ati, mwana wawe Benihadadi umwami w'i Siriya akuntumyeho ngo mbese aho azakira iyi ndwara? Elisa aramusubiza ati, genda umubwire uti gukira kuzakira, ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Mwabyumvise? Umurongo wa 11 uravuga ngo, maze Elisa aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe. Uwo muntu w'Imana ahera ko ararira. Hazayeli aramubaza ati, databuja urarizwa n'iki? Aramusubiza ati, ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisiraheli. Ibihome byabo uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato, n'abagore babo batwitse uzabafomoza. Hazayeli aravuga ati, nkanjye umugaragu wawe ndi iki ko cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo, ko ndi imbwa? Elisa aramusubiza ati, Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'i Siriya. Nuko ahera ko asiga Elisa aho, asanga shebuja. Shebuja aramubaza ati, Elisa yakubwiye iki? Nawe aramusubiza ati, yambwiye ko uzakira nta kabuza. Umurongo wa 15 dukurikire. Bukeye bwaho Hazayeli yenda uburingiti. Menya ari ubwa rufuku. Nombaza. Abwinika mu mazi, amupfukisha amaso. Umwami ahera ko aratanga. Nuko Hazayeli yema ingoma ye.
ngaya magambo abaramuniza usanzwe yazi n'ubwa mbere yasomye kandi nsanzwe nsoma ndagira ngo nubwo ndi bugende mvugaho no mu bindi n'ibindi ariko ndagira ngo mvuge ku ijambo ryitwa ituro. Yego, nicyo ngambiriye kugira ngo turebe ituro. Yego, amaturo amariki. Impamvu nteruye iyi teme cyangwa iri jambo nuko abantu batangiye kugira intege nke mu maturo. Urumva? Yego, batangiye kugira intege nke mu kintu cyitwa ituro, ariko imbaraga z'ituro ndagira ngo arizo mvugaho. Ubundi ijambo ry'Imana rivuga icya 10 n'amaturo bishyitse. Yego, ndetse mu minsi ishize ku murongo wanjye w'ivugabutumwa witwa Nicyo Gihe TV. Yego, ndibuka no kuwitwa Mosi TV natambukijeho ubundi butumwa nyuma y'uko nari maze gutambutsa ubutumwa bwo gusengera umukuru w'igihugu, mboneraho no gushimira abagore. Nukuri abagore abanyarwandakazi basengeye umukuru w'igihugu. Yego, ndagira ngo mbashimire cyane, bashimire ko nzajya nza ku murongo w'ivugabutumwa, nzajya mbashimira. Abantu benshi barampamagaye, ba diaspora hirya no hino, kandi namenye neza ko hari n'abagore batari abanyarwanda basenze ayo masengesho, bagenzi babo bababwiye ko Imana yategetse amasengesho yo gusengera umukuru w'igihugu. Abagore ndagira mbashimire. Se warayasenze mu mariyoneri? Narayasenze, noneho nyasenga ntari no muri iki gihugu. Kandi impamvu yo kuyasenga reka nyikubwire, nuko nzi ko iyo weretswe uba weretswe. Uri umuhanuzi udahusha, Imana igutumye ibigutumye. Agomba kwerekwa, ariko we umva werekwa gake ariko ugasurwa n'ijuru. Twarabikoze kandi byagize umusaruro. Amakuru y'ijuru twarayamenye, benshi barampamagaye bagenda bambwira ibyo Imana yababwiye n'iki, hanyuma mbihuza n'ibyo Imana yari yanyeretse, mbona nibyo. Imana yarakoze rwose. Hanyuma nyuma yaho gatoya Imana yaje kunyereka ubundi butumwa, mbona reka mbisubiremo ko ubutumwa bugomba guhoraho. Ariko bugusha ku cya 10 n'amaturo. Nza kubona nari ahantu mu rugo rw'umuntu, ndetse nabonaga ari kwa marume, ipusi, injangwe, injangwe bujangwe. Yego, inyahuku ni agasimba dukunda gafata imbeba kagira gata, ariko iyo yiswe injuro cyangwa igiki kiba ari ikindi kintu. Yego, ya yindi y'agasozi mbona ihagaze hariya, iravuga, irambwira. Impusi iravuga rwose. Byashoboka ko hari abatarabwumvise, ariko nagira ngo busubiremo, nabwo bwari buturutse ku Mana. Ipusi irambwira ngo niwongera gutanga icya 10 n'imisoro ya Rwanda Revenue, yego, nzakwica. Kandi injangwe isobanura dayimoni w'umujinya cyane. Nahise, kubera ko nge sindi umucuruzi. Yego, imisoro sinzi uko itangwa, ariko nzi ko ifitiye igihugu akamaro rwose. Ariko ubwo nahise ndeba ku cya 10, ndavuga inti nzajya ngitanga. Urayisubiza? Ndabibwira inti nzajya ngitanga. Irambwira ngo nzakwica ejo. Aho, ubwo uvuze ko uzajya ugitanga nzakwica ejo. Mba ndakangutse, nza kugisha inama umuntu, ariko narose inzozi zimeze gutya. Yabanje gisha inama umucuruzi, arambwira ati iryo yerekwa weretswe ryaturutse ku Mana 100%, ariko biratugoye gutanga imisoro ya Rwanda Revenue. Biratugoye, byabagora bwose, kubera Imana yabigereranyije, yabijyananye n'icya 10. Uko tuzi gitanga umugisha kikazana n'umuvumo iyo utagitanze, kuki Imana yavuze icya 10 ikavuga n'imisoro ya Rwanda Revenue? Ni ikimenyetso cy'uko umuntu urya imisoro ya Rwanda Revenue utayitanga ahwanye n'umukristo udatanga icya 10. Birasa. Nza kubibaza umupastori icyo gihe twakoranye n'ikiganiro, kubera iki byaje muri iyi sura. Arambwira ati igihe Yesu bamugeragerezaga igiceri, yaravuze ati munyere isura n'ifoto biri kuri iki giceri ni byande. Baramubwira ati ibya Kayizari. Ati mugende ibya Kayizari mu bihe Kayizari, n'ibyo Imana mu bihe Imana. Yego,
Kayizari nawe akwiyibye. Nibyo. Hanyuma rero ako nako gaciyemo abantu badatanga icya 10 gishyitse nibatange n'imisoro ya Rwanda Revenue babe bazi ko imbere y'Imana birasa. Icyo kintu wari ukizi mada n'abandi mwese mu nteze amatwi birasa. Birasa ni ibintu bisa. Rero ntuzongere kujya kugura ikintu ahantu bakubwira batari ko nubwo uguze ibintu by'ibihumbi 100 bihangana dushyireho ibihumbi 15. Ujye mubwira utariko kuko hari ubutumwa namenye ko bisa. Yego. Naba ngushyigikiye mu kugira gute mu cyaha urimo gukora. Oya niyanga kubigujya ujya kugura ahandi. Cyane. Niyo nama nagira abantu. Ndagira rero mvuge ku matandiko. Imbaraga z'amatandiko, imbaraga z'ituro ko turaza kurana no ku matandiko aho turi buyasange mu bami ba kabiri ibice 4 n'umurongo wa 20 ho havuga amatandiko. Ariko ndagira ngo ndebe tuvuge ku ituro. Hanyuma umwami Beni Hadadi yari umwami w'Isiriya, cyari igihugu gikomeye cyane. Siriya nta gihugu cyateraga Siriya keretse babanje kubaza Imana. Dutere Siriya cyangwa iyi Imana avuga ngo nkugabije Siriya nibwo wateraga. Cyari igihugu gikomeye. Beni Hadadi yari afite ingabo zikomeye cyane. Yego. Hanyuma rero aza kurwara araremba. Umuntu naho yabigihangangiye gute? Nta ntwari ku mubiri mama cyane. Nta ntwari ku mubiri y'uburwayi bwaje ubwo rwose ujya hareba akabukarabye cyane. Beni Hadadi aza kuremba rero. Ariko amaze kuremba aza kumenya ko hari umuntu w'Imana witwa Elisa. Yego. Uri mu Isiraheli. W'umuyuda. Yego. Amakuru amugeraho. Kandi amenya ko akorana n'Imana uwo muntu. Abwira umugaragu we Hazayeli. Yego. Aramubwira ati hari amakuru namenye ko hari umuntu witwa Elisa ukorana n'Imana. Yego. Haleluya. Iyo Mana naho ntayimenya ariko namenye ko iyo Mana akorana nayo ifite akavuro ibyayo bikora. None rero nagira ngo ujye kumumbarizamo Imana iri muri we. Kumumbarizamo n'Imana. Nako kantu nako doda. Ujye kumumbarizamo Imana ariko kandi ntugenderaho. Yego. Ako kantu karanzonga. Ugende imbokoboko. Yego. Ngo ugende ujye kumubaza ngo Imana iri muri wowe ngo bimeze bite. Oya fata amatandiko y'ikintu cyiza cyose. Ndagira ngo mwumve. Ndagira ngo mwumve. Ubu insengero zifunze kubera ko zitujuje za byangombwa. Izo nsengero zafunzwe kuko zitujuje ibyangombwa uzasanga harimo abakire bubatse amataje, bafite amataje, bafite amakampani akomeye, ariko urusengero asengeramo rwaba rufunze. Yego. Kubera iki afite za kampani, afite amamiliyari ari hariya kuri konti ariko akaba asengera mu rusengero tujuje ibyangombwa. Havuganira n'Imana kandi ubwe umuntu umwe yakubaka urusengero rwemewe muri iki gihugu hanyuma bakarukingura agasenga. Ariko kwera icyo kintu kwera mwari umumbarizemo Imana. Twara amatandiko y'ikintu cyiza cyose. Ndasubiramo. Umwami abwira Hazayeli ati jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana muhure. Ariko wajyanye ituro umubarizemo Uwiteka uti mbese aho azakiriye indwara. Buretse umubarizemo umubarize muri iryo turo. Ituro ni nka kodi. Oya. Sobanurira mbyumva aba bantu baraha ndababariza muri iryo turo. Uwo muntu w'Imana asanga mu Imana ye. Uyimubarizemo iri muri we. Ariko ntugende amaboko masa. Ntago ituro ari ryo rituma umuntu w'Imana avuga ibivuye ku Mana. Madamu. Yego. Ariko ntidukwiye kujya ku muhanuzi. Kwabamenye ngo tujye kumubarizamo Imana. Imbokoboko. Niyo mpamvu tudakwiriye kwinjira mu nzu y'Imana imbokoboko.
kuko aho hantu tuje kuhumvira ubuhanuzi tuje kuhumvira ibihumuriza yego tuje kuhumvira ibyanditswe byera tuje kumvira ubuhanuzi niyo mpamvu tugomba kujyana ituro uranyumvise ndabyumvise najyaga nanabyigisha ariko ndimo ndabyumva nk'ibintu numvise umumbarizemo Uwiteka uti mbese iyi ndwara izakira uretse umuntu w'Imana rero urebe ukuntu yabwiye Hazayeli yego aramutumbira aramubwira ati yewe gukira ko azakira ariko Uwiteka anyeretse apfa icyo kintu ariko ubwo savuze ngo ndaje kukubwira muri make ubwo avuze ngo Elisa aramusubiza ati genda umubwira uti gukira kuzakira ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa ibyo bintu si ukwinyuraguramo ashwe nsobanurira mbyumva ndaje nguha amakuru hamwe namwe mwese munteza amatwi rwose gukira ko azakira ariko Imana Uwiteka anyeretse ko azapfa ijambo rya mbere ko rivuguruzanya n'irya kabiri nubwo ntaho rihuriye n'ituro ariko naryo reka risobanure yego uyu muntu Beni Hadadi ntago yishwe n'indwara yararwaye ahubwo yishwe na Hazayeli gute twabisomye ntago wakurikiye hahandi yamuze ngaze njya mu burengeti yego akimara kumubwira ati gukira ko azakira ariko Uwiteka anyeretse apfa Elisa yahise amutumbira azenga amarira mu maso Hazayeli ati mukozi w'Imana kucyurize ati ikintu kindije nuko mbonye urupfu uzica Abisiraheli nuko mbonye urupfu uzica abantu abasore baho abagore batwite uzabapfumaza undi ati nkanjye ndinde ko ndimbwa wakora ibyo ngibyo yego impamvu yarabonye ibyo nuko yarabonye ko Hazayeli ari uri mu muhuhure hari igihe duhuhurwa n'abantu disikweri urwaka twishe ntaba ari rwo rutwica ahubwo tukicwa n'abaturage bakaduhuhura kuko bamenye icyo tuzaba cyo tindaho akibyigira imboni z'icyo uzaba cyakahuhura ari rwose agafata uburingiti birashekeje binababaje uburingiti bwamaze abaturage kuko amenye icyo uzaba cyo hari abantu twagiye dusengana Imana ikatuvugaho ibintu yego iterambere ryacu imbere ryose barangiza bakiruka bagafata uburingiti bakaduhuhura aho yewe data we agafata uburingiti amasezerano yacu Imana yavuze yumva yego ariko akajya gushaka uburingiti akabwinika mu mazi agapfukirana umwuka kuko akagahera aka kantu ko kubwinika mu mazi baba bagatekerejeho mbega kugira ngo upfe vuba budatose se bwaguheza uburingiti ubundi wanahumeka abushyira mu mazi ukicwa na bya bizi agupfunze ngiki kintu kishe Beni Hadadi ngiki kintu ubundi indwara yaramubajije ati umuntu w'Imana arambwiye ngo indwara arwaza azakira ati kintu mubwire ko gukira azakira kandi ko kuriya ndwara siyo yari bwice Beni Hadadi undi kubera ko yamenye ko yasize arembye agenda yizeye ko umuntu w'Imana ari mubwire ko izamwica none aramubwiye ati gukira azakira burya bwose azakira narizi ko izamuhitana nkamusimbura none umuntu w'Imana ambwiye ko gukira ko azakira azarama ariko ubwo nubwo yongeyeho ngo ari Uwiteka anyeretse apfa ariko ashobora kudapfa kuko yabanje kuvuga ko gukira ko azakira reka nze mupfunde uburingiti ngiye ikikisha abaturage apfa adakize ntabwo yishwe n'iriya ndwara Beni Hadadi ntabwo yishwe n'indwara ndabyumvise yishwe n'uburingiti bwa Hazayeli iyerekwa ryagaragaje ko azakira ryerekanye ko azakira ariko iyerekwa rigaragaza ko umuntu azakira ribona n'uburingiti rituranye n'uburingiti ntimugapfe gusengana n'abantu mubonye bose kuko bazi aho uburingiti buri ariruka agafata uburingiti ati muhuhura ataragera ku byo Uwiteka avuze iriya etaje atarayubaka uriya mwana we ataramushingira atarajya kwakira impamyabumenyi muri Canada reka tubushyire mu mazi Imana ivuze ko yuriye indege n'ubutaraza reka tubanze tumukubite
azayurira hehe azayurira atese reka tumaze cyane afite amavuta yari amavuta ashobora kumwuriza indege koko reka tumaze tumudihe uburingiti burimo amazi yego tumupfunduraza abura ijambo abantu ntibaza amavuta yazata agaciro kubera ko uburingiti nzavuga ku buringiti sinone reka mvuge kwituro zavuga ku buringiti zatubwira uburingiti zavuga uburingiti usanze nayo yarabuziho ubwo buringiti ariko ndashaka kuvuga ngo endi turo fata ituro ry'ikintu cyiza cyose kibaho ujye guhura n'umuntu w'Imana cyiza cyose fata ikintu cyiza cyose cyo mu gihugu cyose urebe icyiza ufata amatandiko ugenda ujye guhura n'umuntu w'Imana yemwe bantu mushaka guhura n'abantu b'Imana nta matandiko nta turo yewe data we ni ukubera iki reka nongere nsome Abami ba kabiri ibice byaho 4 usubiye inyuma gato mu bice 4 Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo yego hera ku murongo w'8 hepfo n'amagambo maremare ariko turayasoma bukeye Elisa arahaguruka agishunemu iby'umugore w'ishunemu bukeye Elisa arahaguruka agishunemu hari umugore w'umukire aramuhata ngo agiwe gufungura nuko uhereye ubwo iyo yahanyuraga hose yajyagayo gufungura bukeye uwo mugore abwira umugabo we ati mbonye ko uyu mugabo uhora atunyuraho ari umuntu wera w'Imana none ndakwinginze twubake akumba hejuru y'inzu tumushyiriremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza maze uko azajya aza kudusura ajya acumbikamo hariho ubwo yaje bamucumbikira muri ako kumba aryamamo abwira umugaragu we Gehazi ati mpamagarira uwo mushunemu kazi amaze kumuhamagara aramwitaba amuhagarara imbere abwira umugaragu we ati mubwira uti dore neza watugiriye yose mbese twakwitura iki urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa ku mugaba w'ingabo aramusubiza nibera mu bacu Elisa ati twamugirira duti Gehazi aramusubiza ati icyakora nta mwana w'umuhungu agira kandi umugabo arashaje ariko ndagira ngo mbwire abantu badafite akana k'agahungu ariko bafite udukobwa bose turaza gusoza tubasengera Imana ibaha umwana w'umuhungu nibyo Imana ibaha umwana w'umuhungu Gehazi ati nta mwana w'umuhungu afite kandi umugabo we arashaje 15 aramusubiza ati muhamagare amaze kumuhamagara aritaba ahagarara mu muryango Elisa aramubwira ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu haleluya nawe aramusubiza toya databuja muntu w'Imana we wibeshye umuja wawe kuko yamaze kumenya ko umugabo we ashaje kwenda atanagishobora ntawarubara 17 hanyuma umugore arasama igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye umwana amaze gukura umunsi umwe asanga se mu basaruzi ahageze abwira se ataka ati umutwe we se abwira umugaragu ati muterura umushyire nyina nuko aramujyana amushyikiriza nyina amwicaza ku bibero agejeje ku manywa y'ihangwa arapfa akana karanogoka amaze gupfa nyina aramwurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana aramukingirana arisohokera ahamagara umugabo we aramubwira ati ndakwinginze nyoherereza umwe mu bagaragu bawe n'indogo bimwe nyaruke ngere kuri wa muntu w'Imana ngaruke ku muntu w'Imana buretse rero urebe nawe aramusubiza ati niki kikujyanye iwe
none ko atari mu mboneko z'ukwezi cyangwa umunsi w'isabato. Nawe ati ariko ni byiza ko ngenda abagore bagira ibanga akatubayeho kose ntidukwiye gusakuza. Nuko uwo mugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe cakarongo. Ashyirisha ni nko gutegeka. Ashyirisha. Nuko uwo mugore ashyirisha amatandiko ku ndogobe abwira umugaragu we ati erekeza tugende. Ntugende buhoro keretse nkubwiye. Mbega ushyiremo vitensi rwose. Guruke. Nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli. Umuntu w'Imana amwitegeye akiri kure abwira umugaragu we Gehazi ati muri make aya magambo turayazi reka ngarukira. Uyu muntu ko yamanuriye umwana w'umuhungu akavuka. Yego. Umwana ageze aho aryoshye akaba apfuye. Reka nsubire kuri wa muntu wari wamuhanuye. Kandi nusoma yagezeyo yaramubwiye ati ko ntigeze ngusaba umwana w'umuhungu ari we wabikoze akaba atabayeho. Mani iki kintu ko ntigeze ngusaba akaba ari we wagikoze ubuse ko gipfuye ko kibyanze ko ntigeze mbigutereta. Yego se ko wabikoze kuko ubishatse ubuse kuki bigenze biri kwapfuye. Ariko yaramuzuye ariko yaramuzuye ariko aka kantu uratinda aha. Shirisha amatandiko. Kuki yashirishije amatandiko ku ndogobe? Kugira ngo ajye guhura n'umuntu w'Imana no kwishyuza icyo yavuze mbere. Bivuze kugaruka bwa kabiri ku muhanuzi. Ashirisha amatandiko. Cyangwa bari bamaze iminsi batamwibuka Imana ibigenze ryo kugira ngo bamugaruke imbere. Fasha kubyumva. Umuhanuzi se ubundi kirazira kujya ku muhanuzi. Kirazira kujya imbere kujya kuvugana kubariza Imana uvuga ngo Mana ngo yibarizemo ibyawe mu muntu uko Imana yatanze. Nta matandiko nta turo. Imbaraga z'ituro we. Imbaraga z'ituro zizuye umwana. Yaramuzuye ariko hari ukuntu bivuga bikaryoha. Ariko yaramuzuye yaramuzuye. Ego baba rero. Ko yaramuzuye ariko. Yesu. Yaramuzuye pe. Yaramuzuye uriya mugore n'umunyabwenge. Ati kandi wihuta ugende gake mbivuze. Keretse ntugende gake keretse mbigutegetse. Ariko samatandiko ubundi ubwo ni igiki? Ni fuso ni modoka. Amatandiko ni igiki? Amatandiko no gufata ibintu nyine ni imizigo. Kumwe ijambo ry'Imana ryatubwiye hirya rivuga ngo endituru ujye kumbarizamo umuntu w'Imana Uwiteka. Yego. Fata ituru. Yego. Ariko amatandiko bimenya rute ituru. Nanjye niko mbyumva. Ibi bintu bijemo amatandiko byabanje ari ituro. Ibi bintu bijemo amatandiko. Ituro ryo warijyana no muri envelope. Ariko amatandiko ngo pakira. Ngo pakira. Pakira ku matandiko. Ni mu modoka, ni muri fuso, ni muri gari ya moshi, ni mu. Ariko ni ituro rifite imbaraga kuko yaramubwiye. Beni Hadadi fata ituro ry'ikintu cyiza cyose. Ubwo se yagiye atari amatandiko asako cyiza cyose. Fate zane dufata amakositimu, ufata amabazi, ufata ibiki, ufata ibintu byiza birimbisha inzu y'Imana, ufate yama fata ibintu byiza byose byo mu gihugu ugende. Utahanze ababwira agaciro k'inzu y'Imana. Urakoze cyane. Inzu y'Imana. Salomo amaze kuyubaka isengesho yasenze muri iriya nzu. Iriya nzu ifite agaciro. Ni ingaruka hano nzababwira agaciro k'inzu y'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma rero turi mu mumaro w'ituro cyangwa amatandiko. Amatandiko arakora. Amakano k'amatandiko. Amatandiko arakora. Birakora kweri, birakora. Umuntu w'Imana. Imana ikorera mu bantu. Imana ntabwo tuzi ibara ryayo. Yego. Tuzi uhereye kera kose. Niko
mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana havuga muri Matayo Prito uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana yego ngo keretse 5 Matayo 5:18 Yohana Prito ibice 5 Yohana Matayo undi uhura n'umuntu n'umusinzi ati Matayo 5 n'umusinzi ati muri Matayo 5 tibazomerwa kandi tanditsemo ati Matayo 5 bazomerwa ati muri Matayo kandi ukagira ngo koko biranditse ko bazomerwa ruva muri Matayo 5 muri Matayo 5 muri umucyo w'isi 14 muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose Imana yatugeze kuba amatabaza yego amurika yego iyo umuntu abonye ahantu twicaye urabona ko harakeye Imana ni umucyo amen kandi umucyo ntabwo ari ikurasa y'amashanyarazi siki umucyo wayo urasira mu bantu bayo umuntu w'Imana ahorana umucyo yego ikizakubwira umuntu w'Imana ntabwo ababana nawe babona umwijima babona umucyo isura y'Imana tuyibonera mu bantu b'Imana yego haleluya amina donc Imana ntawuzi ibyirya ntawuzi naho irira washwe umumbarizemo Imana ubu rero iki cyigisho cyanjye ni kinini cyane cyetse tumazeho amasaha 2 abantu basigaye barambirwa gukurikirana ibintu by'Imana ku ma YouTube n'ibiki basigaye bakunda bimwe by'amakibi ariko iri jambo hano baragukumbuye bamaze iminsi bishyuza iri jambo riba rikenewe haleluya abantu bamaze kunamuka ku kintu bita ituru ngo bava ngo barayarya none se ubundi Imana ntirya inyama yaravuze ngo yamba ry'inyama simba ngutakiye mwana ngo twaraba ngo nitwe twabitse ubundi mwahombye iki ese ko mwazanye amaturo muhombe iki ese nyine uwo bamenye Imana yahaye impano zo kugira amenye ibirihishwe utekereza ko yapfuye kubibona gusa ntabwo byizana ntabwo wicara ngo byizane amatandiko hari igihe Risaya nayemeraga he n'igihe yangaga ku bushake bwe umwakijije ibibembe yarayanze cyane namane yakada ntiyayemeye ariko se biriya byo byigumanire ariko Uwiteka hari icyo ambwiye yego ni ikimenyetso cy'uko ntabwo amatandiko ari yatuma Imana ikorera muri we sibyo atanayabonye Imana ikorera muri we ariko aranayakwiye so umuntu w'Imana no muntu w'Imana amatandiko yaramuzuye Petero yaramuzuye ariko umugore atifata amatandiko ngiye guhura n'umuntu w'Imana wirukanka akantu ko wiruke ntugende buhoro ntabikubwiye kumugora afite itegeko naryo ryo kumenya icyo umuhanuzi cyane erekeza yego ibwerekeza fata indogo buyerekeza ntugende buhoro keretse ngize nte mbivuze ngiye guhura n'umuntu w'Imana ariko gira gute nshyiriraho amatandiko ngiye guhura n'umuntu w'Imana haleluya amina buri Elisa nawe shobora kuba yararebye igipfurumba kiri ku ndogobe kuko ngo yararebye ngo agituruka hakurya bwira yaza ati jya guhura n'uriya mugore yego umenyere ikimuzanye agezeyo amuha n'inkoni ye baragenda arambitseho reka biranga nanjye ati n'ubundi si we wari warampanuriye aka gahungu se wa mugani ba erega nabo baburavanga ntabwo ari we wakampanuriye yego si we ufite network zanjye paka Elisaje akubikaho umunwa izuru ku zuru
umunwa ku munwa aramuzura amusubiza akana ke. Ariko amatandiko kozi w'Imana yarayariye. Ndi hano kugira ngo twongere twibukiranye imbaraga z'ituro, imbaraga z'amatandiko. Hari abakwiye amatandiko badapfundikanya batabeshya beshya. Ntukajye mu nzu y'Imana utajyanye ituro. Hari mu byaro hirya no hino ko nagiye nteranira ahantu hatandukanye mvuga ubutumwa, nanejejwe nuko umuntu azana igi. Inkoko yateye amagi 10 akazana amagi 1. Ibitoki byaba byeza akazana igitoki. Ibiki n'ibiki byose agashyiraho ngaho. Amadegede. Ibintu twose na za shayote. Yego de. Bakazana amatandiko mu nzu y'Imana y'ibyo bungutse. Yego. Imana tukayiteretesha icyo. Yego. None urajya guhura n'umuntu w'Imana. Nta matandiko. Se koko. Ukaza kumubarizamo Imana. Buse tuyoboye ko hari abantu Imana yahaye impano zo gusengera abarwayi, waratanze amamiliyoni n'iki na za Ruwa Faisal byaranze. Hanyuma umuntu w'Imana akakurambikaho ikiganza umaze gutanga miliyoni 6, indwara yaranze no mu Buhinde uvuyeyo. Yarangiza amavuta ari muri we akurambikaho ibiganza, ariko akaba akiri mu bukode. Bana we. Amatandiko. Ndagira ngo twongere duha agaciro bakozi b'Imana. Hari ahantu najyaga njya kubwiriza mu minsi yashize, nkabona pastori yambaye ikote n'ipantaro, reka da utamenya ngo ibara ryaryo ryasaga rite. Ayiwe ryaracuyutse ukavuga utari ko bwahoze ari ubururu, wari umukara, ryari icyatsi, byari bimeze bite. Abandi bambaye za congo batebeje amamodoka aparitse hariya, kandi nguje kumva ibituruka muri we, nguje kumva umwigisha pastori umuyobozi wawe. Ariko di wamuhaye imbaraga. Umukandara nikundira agakandara ndabizihangana niko Imana yandemye. Undodera atanashyizeho rwose aho nzajya ncisha ntabwo namwishyura. Niko bimeze. Umukandara we waratobaguritse. Yego. Naho intoboro zitagenewe warashaje, warashishutse, waparitse hariya. Yegora. Inzu urusengero rwararobaguritse, nta kajaride hanze. Urusengero wasubirijwemo, wasezeraniyemo, yewe data, wakirijwemo. Inzu y'Imana ukayizamo nta turo. Mureke izi sengero zifunzwe tuzazibazwa. Twabigizemo uruhare. Barinde bazifunga kubera kuzirega umwana. Ari aho Imana yaduhereye amasezerano. Mana we. Tukaba dufite ko ntacyo yangira hehe di. Nayisize. Menya nayisize aha. Nayisize muri saro. Twarasengeye tugasengera muri izo nsengero z'ibyondo, Imana ikadusezeranya ibintu bikaba byarasohoye, twarangiza tukigira impyisi. Bakazifunga mugatangira mukajya gusengera online. Cyangwa mukajya gusembera aho abandi biyubakiye. Ariko mwakubatse izanyu mukagurira n'abaturage batuye aho ngaho mukabimura ko byemewe. Urumva? Hanyuma mukubaka imbuga nini aho izo modoka muzajya muziparika n'izindi zigiye kuza. Yegora. Ariko insengero z'abantu b'Imana, insengero zitiriwe izina ry'Uwiteka, barangiza ngo n'abadayimoni bazifunze, ngo niki, ngo biturutse kuri shitani, ngo bigize gute. Oya, ngo ni byahanuwe. Oya, iterambere ry'igihugu cyacu rigomba kugenda na modernisation. Uko bimeze ntaho, ndetse ziri hari n'igihe zizavaho twubaka iz'ama etaje, ko ntabwo Kigali yabirimo izamukamo etaje ngo ugiye kubaka Mugongo wa Temba. Kano ka Mugongo wa Temba rakeka ngo n'amaparamane. Oya, mureke dutere imbere mu mwuka, tunatera imbere mu by'ubuzima. Ndagira ngo rero mbashimire cyane abateze amatwi iri jambo ry'Imana, ariko kandi ndagira ngo iri jambo ribakangure. Amatandiko ituro. Urakoze cyane. Niko bimeze. Mwarimu urakoze cyane, turagushimiye kubw'amagambo meza y'impuguro. Najyaga mbyumva gake ariko ndushijeho kubyumva, kandi koko niko kuri. Kuva na kera bamenya cyangwa umuhanuzi ituro ryarakoraga, kandi koko ituro rikuvuganira ku mwami.
turagushimiye rero turanezerewe kuzagaruka nubwo kugufatisha bitoroshye kubera inshingano nyinshi ariko turishimye kubw'amagambo meza uduhaye kandi nanjye ndabyize amatandiko ndumiwe kwera amatandiko kubarizamo Imana akantu ko kurirabukwa akiri hariya agatangira kerekwa akiribona riri hari agatangira kerekwa kwera ariko Mana ibi bintu birakora ibi bintu birakora amatandiko aravuga ibi bintu birakora nigeze gukenera umuhanuzi nanjye ariko kuko nzi uko bakomanga ku muhanuzi bampaye nimero ze ndabanza mperereza ko iri muri momo ndabimenya ndabanza ndasunika mwandikira ka message nti ndakomanze mpakaribu arangije arampamagara atumva uko Uwiteka avuze nta Yesu ashimwe nta mumeze mute umva uko Uwiteka avuze icyo kintu ndakize muri iri somo ikindi kintu nize ndumiwe kumbe uyu muntu witwa uyu warambitse agakona akagerageza ngo arebe ko umwana yazuka ininde Gehazi kumbe umuntu ava kwa Elisa bikora akajya no kwa Gehazi naho ngo arebe ko bikunda bikanga bikaba bisaba kujya kuri wa wundi watanze urubyaro kugira ngo usubireyo rubeho yego kandi ukajyana amatandiko utitaye ko uwo yahanuye apfuye ahubwo jya yabizuri niko bimeze nkuyemo isomo rikomeye cyane murakoze cyane abantu mwari mudukurikiye Imana ibahe umugisha muze kugira ibibazo mu mubaza muri commentaire kugira ngo nagaruka tuzabihereho ndabaha nimero zanjye nta kibazo yes kandi no kumusura kuri nicyo gihe agira amagambo meza y'ubwenge agira ivugabutumwa nicyo gihe TV yego hanyuma mbere yuko usengera abantu bari badukurikiye iyo ni adresse ya mbere yaho ugaragara kuri nicyo gihe TV bahe adresse ya kabiri y'uburyo haboneka adresse ni nimero za telefone yego kandi bantu rwose ndi uveri ndahari ku muntu wese nimero yanjye ni 0788 622 0890. urakoze cyane murakoze namwe ubwo abari hanze muzajya mubanza akamenyetso ko guteranya mushyiraho 25 yego turagira ngo rero mudufashe nkuko mwatangiye musenga musoze musengera ubwoko bw'Imana babashe kugira imbaraga z'itura iri ni ijambo ryawe ibyahumetswe byera risohoye mu matwi yacu amatwi ya benshi turakwinyize kugira ngo ritubere ibyo kurya bidutungira ubugingo twagiye tubura imigisha myinshi bitewe n'uko twagiye tuza imbere yawe imbokoboko ariko tumenye neza ko ituro amatandiko bigira umumaro kuko ari we wabitegetse urakoze cyane Mana kuri Imana igirira neza abantu bayo reka ijambo rigira umumaro mu mitima myinshi kandi nyagasani Imana ibyacu byanyazwe n'umwanzi bigarure natwe twiyemeje kujya tuza imbere yawe tuzanye amatandiko tuzanye n'ituro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen